Turagusuje tunaguhaye ikaze kuri uyu murongo wa HD Global Media. Ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, ni amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. HD Global Media. Dani Hambo. Reka rero nkubwira ati nimba wageze bwa mbere kora subscribe maze uburinzi dutangire n'ingingo z'ingenzi tuza kuba twibandaho muri aya makuru. HD Global Media. Mu ngingo z'ingenzi twibanda turababwira ko kuri uyu wa none tariki ya 7 Mata aribwo hatangiye gahunda yo kunamira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda mu gihugu hose. Naho kandi n'ubundi ku munsi w'ejo hatangizwaga inama mpuzamahanga yabanjirije kwibuka ku nshuro 31 Madamu Jeannette Kagame yari yayitabiriye. Naho kandi hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko Obama cyase Barack Obama wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'Amerika yanenze ibyemezo perezida Donald Trump akomeje gufata kuva yasubira ku butegetsi. N'andi makuru menshi turaje tuyarambura nyuma y'akano karuhuko gatoya mu gihure. Reka amakuru yacu tuyahereye mu Rwanda tubabwire ko kuri uyu wa none tariki ya 7 Mata uyu mwaka aribwo hatangiye gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni gahunda rero yatangiye mu gihugu hose aho mu by'ukuri bahere ku nzibutso zitandukanye hashyirwaho indabo ndetse no kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni gahunda kandi yari yatangijwe ku munsi w'ejo ubwo ari gahunda yabaye ku itariki 6 yari inama mpuzamahanga n'ubundi yateguraga iki gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31. Ni gahunda yari yanitabiriwe na Madamu Jeannette Kagame aho yitabiriye inama mpuzamahanga yabanjirije nyine ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagarutse ku ngamba zikwiye gushyirwaho mu kurwanya ko ibyabaye mu Rwanda byazongera kubaho no kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ni inama yabereye mu Rwanda yitabiriwe n'impuguke muri politike, abashakashatsi, abanditsi b'ibitabo n'abasesenguzi mu bya politike baturutse hirya no hino ku isi. Iyo nama isanzwe iba mbere y'uko ibikorwa byo kwibuka bitangira. Kuri iyi nshuro yari ifite insanganyamatsiko igira ati When never again fails, continuation of genocide dialogue. Mu Kinyarwanda bigasobanura ngo iyo ntibizongera ukundi idashyizwe mu bikorwa bigira ingaruka ku kwiyongera kw'ingengabitekerezo ya Jenoside. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko Abanyaburayi aribo bagize uruhare mu gutanya Abanyarwanda ganisha kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagaragaje ko ari impungenge ku mubare w'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje kwiyongera mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibyo mu Burayi nko mu Bubiligi n'Ubufaransa. Yashimye ko Ubufaransa bwatangiye gutera intambwe ishimishije aho umwaka ushize umwanditsi w'ibitabo Charles Onana yahamijwe icyaha cyo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ashimangira ko ari intambwe nziza u Rwanda rwishimira. Naho kandi reka twerekeze kuri iyi nkuru y'akababaro tubabwire ko Sebatware Emmanuel wari nyiri hoteli Biza Resort y'i Musanze n'abana be 2 baherutse guhira mu nzu ku Gisozi bashyinguwe kuri iki cyumweru tariki ya 6 Mata 2025 mu irimbi ryo mu Busanza. Umuhango wo kubaherekeza watangiye mu masaha ya mu gitondo aho nyuma yo gufata imirambo ku bitaro bya Kacyiru wakomereje i Kanombe ahazwi nka Umucyo Garden. Abashyinguwe ni Mugisha Brace wari ufite imyaka 12 y'amavuko na mushiki we Unejeje Blessing wari ufite imyaka 6 na Sebatware Emmanuel wari ufite imyaka 45. Ako basezeraho bwa nyuma ni igikorwa cyaranzwe n'ubuhamya butandukanye ariko buhuriza ku kuba bose baratunguwe n'inkuru mbi yo kumva ko Sebatware n'abana be 2 bahiriye mu nzu.
ni umuhango witabiriwe mu buryo bugereranyije cyane cyane abaturutse mu miryango n'abo mu idini ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi uwo muryango usengeramo. Mu buhamya bw'umugore muto wa nyakwigendera Masengesho Esperance yavuze ko inkuru y'urupfu rw'umugabo we n'abana babo yamushenguye cyane, anatungurwa n'urupfu bapfuye kuko urugo rwabo rutarangwagamo n'ibibazo. Masengesho kandi yavuze ko yatunguwe bikomeye no kumva inkuru y'uko abana be n'umugabo bahiriye mu nzu, ndetse kubyakira biri mu bintu byamugoye cyane. Uwo mugore kandi yongeyeho ko urwibutso afite ku bana be ari uko imfura ye y'umuhungu yaharaniraga kujya mbere kandi akagira imitekerereze y'abantu bakuru. Nyiranzira Claudine wari umugore mukuru wa nyakwigendera babyaranye abana 5, yavuze ko nyakwigendera atateranaga urugo rukuru nubwo yari afite undi mugore kuko yishyuriraga abana ishuri ndetse agakomeza no kubahahira. Sebatware Emmanuel yasize abagore 2 n'abana 6, yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda imyaka 3, akora ibijyanye no guhagararira inyungu z'abahinzi n'ibijyanye n'amafilime, ndetse hari n'umushoramari mu by'amahoteli. Urupfu rw'abanyakwigendera rwabaye ku itariki ya 3 Mata 2025 ubwo inzu uwo muryango wabagamo ku Gisozi mu mujyi wa Kigali yafatwaga n'inkongi y'umuriro igakongoka, agapfiramo abantu 3, abandi 3 bararokoka harimo n'umwana umwe. Bivugwa ko Sebatware yaba ari we witwitse akitwikira muri iyo nzu hagendewe ku kuba yarazanye lisansi mu nzu bidasanzwe kandi agafunga ibyumba byose mbere yo kuryama, ariko inzego bireba ntiziremeza niba koko ari we wabikoze kuko zikiri mu iperereza. No kandi hanze y'u Rwanda reka tubabwire ko Barack Obama wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko atewe impungenge n'ibyemezo bya politiki bigenda bishyirwaho na Donald Trump kuva yotorerwa kuyobora iki gihugu ku nshuro ya 2. Ibi yabigarutseho mu ijambo yatanze ubwo yasuraga kaminuza ya Hamilton iherereye muri leta ya New York, aho yanenze bikomeye politiki zitandukanye zagiye zishyirwaho na Trump, harimo kuzamura imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika biturutse mu bindi bihugu. Mu zindi gahunda za Trump zanenzwe na Obama zirimo kugabanya amafaranga yakoreshwaga n'ibigo bya leta, gushyiraho amabwiriza akakaye kubimukira, ndetse no gufata mu buryo budakwiriye itangazamakuru. Obama yagaragaje ko atishimiye icyemezo Trump aherutse gufata cyo kuzamura imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika. Obama y'imyaka 63 yakomeje avuga ko ahangayikishijwe cyane n'uburyo leta isigaye itera ubwoba za kaminuza mu gihe zidatanze abanyeshuri bakoresha uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo. Obama yavuze ko ibyemezo Trump akomeje gufata iyo aza kuba wabifashe igihe ari ku butegetsi, abantu batari guceceka ngo babirebere nk'uko bari kubikora kuri Trump kuri iyi nshuro. HD Global Media. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho none kuri uyu murongo wa HD Global Media. Njye yakugezagaho nitwa Dani Hambo. Reka nkurarikira andi makuru aza kubagezweho, nanababwira ati dukomere kandi dukomezanye muri iyi minsi yo kwibuka twiyubaka. Ubwo rero ciao njye naho utaha. Niba rugeze kuri uno murongo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe kugira duhe inkunga yawe kandi ukomeze kudushyigikira. Reka dusubire, bye.